Mukamana akagabo kawe ni bakica ruzabane nakubwiye Mukamana we Mukama yagashikira Mukamana so hari ukuntu nakoze umugandara uyu ni bamunige Mukamana agashikira bagiye no poste Mukama wanyana yibwa ariko bashumiyo umva mubwiza ukuri nataka mubwiza ukuri wanyana yibwa n'ugundi munsi utazashaka gushaka kugifi nirobeye nagukuramo ubwagati kumena ari njana ni nusanzwe ndi hano ari njana ni nusanzwe ndi hano wamba kumena umvikana ari njana ni nusanzwe ndi hano ngaho kumena nyana yimbwa ngo tuzana umaze kumuhaga umashije kumugira igicupuri umashije kumugira supanete uravuze uti ntawe umukeneye wanyana yimbwa wayenze wajya uranyurwa ko ndabwiye ngo ntago wamunjana wajya uranyurwa ntago wamunjana wose uri kumurwanya amaso ni nyoko ariko reka ni nyoko wose ni nyoko Suzana we Suzana we kusuye yagiye he Suzana nahise nijoro barimo bande se ndagasikira Suzana ahantu naho rero bashizemo intera nini Suzana ari hehe ubukoko Suzana nawe uhari Mukamana nawe namubuze nzengurutse inzu yose nyura hejuru ndurira hejuru ndabonaga hafunguye njya mu gisenge nawe muburamo mu gihoni nawe urimo wamubuze namubuze ariko buretse pimira iki gicucu iyo kigeze hano bari sangaye nambizi by'amasaha dusubire mu rugo byose bari mu murima nje uransanga mu rugo ibyo uri gukatamo ntabyo kamubaze ibintu dusize mu rugo urabiyobewe uri kuvuga ngo tawusubiye kugira uti nta soni Ubwo uramenya aho urababariza mu murima Suzana nongere kubwiza ukuri nongere warwara iki ndakwica wanyice se tukabire ndakwica nyice tubire uri gutekereza ikintu cy'ikigabo kirwanishaga amabuye ngaho komeza u Rwanda oya komeza u Rwanda asubira mubazo nyana yimbwa gusa abantu bagabirariye neza banezerewe ariko sheri njereka mbanze nkubaze ikibazo reka mbanze nkubaze ikibazo nk'ubu uruntu wagiye ku rukundo ushingiye ku kiko ntabwo wamunjana nanjye ntawe amunjana uyu ni uwanjye nanjye ni uwanjye ariko koko ibi bisusa byarakuze uko ndi kubona izuba ryabyishe ariko utekesha igikukuro kubona ukuntu biryoshye ntari nabirya kurya ibyo utahinze koko biraryoha gata ngiye guca n'iki gihaza n'iki gisha yose yawe nanjye byanshanze yego ye nuko ongera uhene nk'uko wari uhene niko mada uri gukora iki maho ngaho goda waba uri kumwe na mama akabari wakubwiye ngo ubice oya ni ndakoherejemo ko ndiko na mama adahari ni ndakoherejemo ntawe nuko nabonye dusoro twibijuma nkabahonje wagiye kwaka uruhushya rwo kuzamo hano oya ni kandi abagabo ni babandi bajya kwangiza imyaka y'umuntu uyasakuza ntiyajya n'umuntu ndebera bino bisusa ari guca kuntu byumagaye nuko biryase cyane kubyangiza kugira aze guhimana zana hano turebe sana urareba hano turebe wambabarira goda akubundi goda ubusonyamo hano atahanya suri kora dasa n'umunye uza kunya hano nkaza no kuhasara amanze ndebe da nuko ye umbabura ukazamura ino hejuru ejo bundi ntiyari ari kwitonganya ngo bamucira ibihaza ariko cyokora ntabwo uri bumukire kuko mise ngufata n'ibihaza byeramo hano ni wowe ujya ubikora oya ibihaza bya birimo uko mama nta gihaza na kimwe kirya cyo muri uyu murima singibi umva singibi birimo nta mwanya dufite wibikora ahubwo bidahita bibora dore ko mama ufite n'amaboko atera imyaka nta mwanya dufite kutugenda hano gira vuba uzamuka cyangwa nerura iki giti hano nyiguhora gira vuba goda ndende hariya warenze nawe tugenda focus kigariwe umuntu akavuga ninde avuye ma kuvuga ukagira baramutse umva nkubwire nongera nkubwire ariko sheri
Sheri nshaka kukubaza ikibazo. Sheri wawe nindari. Nshaka kukubaza ikibazo. Shushu. Iyi ngegera wayikunze ushingiye kuki? Ndaranyubutu tanu. Iyi ngegera wayikunze. Nunu witonde. Nje nshaka kumanza nakubaza ikibazo. Umva nkubwiza nuko. Niramenye kuzaga ndahanga. Niramenye kuzaga ndahanga ndanyutakwica. Ndaranyubutu. Jewe nkubwiza nuko. Ngiye kura n'abahanga noneho. Ngaho Manisoni. Zibesha ngubona no ugarutsa no ngana Manisoni. Ariko Sheri nje ngubu nje mbabara Mabu gashushu. Nje ngwino hano uba Mabu. Witonde nta ndayikwica. Witonde ndakura witonde nakwitira hasi mi. kancakanyi mugobare Mukamba. Mukamba. Naba mukamana banyuza. mbonye bamanutse Banyuza. Ibyo ni biki ufite inyuma. Kankubaze. Turebe icyo kintu ufite inyuma. Uri hano ukora iki? Uyu murima urawukoramo iki? Siwembaza. nari ndi gusura mu dusura Wavuganye na mama. Udususa mu murima wande. Watwatsinde. ariko navuganye na Turebe ibintu ufite inyuma. Ibi nabyo nibyo bitera ibibazo muri uyu mudugudu. Ukubitira umukobwa igisuti mu mutwe bitizingo. Agarara wanshinze. Yakibesha akagenda si yasiga. Uyu murima Ninde waguhaye bino bintu? Ninde wabiguhaye? nta muntu yabimaye basi Hanyuma. utugusa Iki? utugusa Rekura wowe. Rekura ngusoromere n'utuntu. Uyu murima Rekura ngusoromere n'utuntu. kuza guca ibintu by'abantu utabyatse. Ubu so ubujura mu mudugudu. Ibi bintu ni iby'iwanyu. Ibi bintu ni iby'iwanyu wanshinze. Uzongera kugarukamo hano. Nundi munsi banyuze hese ubu. Banyuze he? Kubitse n'ubakitwe n'uburoro guturana n'abatindi. Nta kantu. Wakihingira mu murima ngo kamare kabiri. Mukava. Suzana we. Ariko Mabu ntahari nje watanze amafaranga y'inkwano menshi. Ntahari nje watanze amafaranga y'inkwano menshi. Mabuka shushu. Umva Simyo reka nkubwize. mwese muraba kwe banje. Kandi ikindi ko wavuze ko nkundiye iki gikara cyanje ciza. Uru rugabo rusa no munyo y'inkoko nje nshaka kugira ngo unsobanure umbwire ukuntu wambwiye ngo unkundiye iki gikara cyanje ciza. Umbwire ukuntu waje kunsimbuza inyana y'imbwa y'umugabo Simyo utamukora inyana y'imbwa isa no munyo y'inkoko. Muri kuvuga ibiki? Ntago muri kumva? Muvuze ngo iki? Simyo wavuga. Bose wababwiye. Wavuga ibyo ari ukuvuga. Ndaranyubutumwa. Nibi. Muri izi minsi sizi gahunda ihari. Niyo kugufata nk'icanda cinyo. Shikira urye rwose umiragura. Ariko buriya umugabo mwiza n'utagatanya Ukuri. sibyo rega ngira turakundana Oya ndabizi. nta watujya Oya hagati turakundanaga kandi naho utankunda we ntaho nababara. kubera gushaka ngumye Wamiragura. nze ko byabimvugiraho gutyo Hari ubwonko bwe nabise. Singubwe ngo miragura. Ngahirya mukunzi enda gutamika. Ntabwo nshaka. Angatwa. Wongere wangatwa. Munoko. Mbesire. ndetse ndi kuzira iki Wakakimenye wagahinduye byose. nyine mbwira Wakamenya inshingano z'umugore wagakoze byose. Soni. Umugabo wo kwitonora umuneke. sibyo nabyo ni ikibazo kubutonora bigutwaye cyari aho uri kubabara Ubwo ntonoreye nabiki. nusara wabiki. nyine hari aho uri kubabara ku buryo najya kugutonorera uwo muneke Ndi kubabara kubona mfite umudamu unyicaye imbere akaba ntaca Maria akaba rutwa n'irado cyangwa akaba rutwa n'ipusi cyangwa n'imbwa. Soni. ngiye kugeranya n'ibyo byose Ahubwo se ibyo ngibyo ari byiza. nyine ni igiki gituma uri kumbwira ibyo Reba nakoze reba yafumbere ntaho mutandukanye. Canga ifuku. Niba n'ifuku barayijyaga bose bakujya hirya. Koga kwawe se. Isoko yawe nziza. Agahuyu kawe nziza.
nesoni wowe urutwa n'umwanda wowe urareba ukabona uri umuntu muzima wowe irebe weyure iki gikwembe urebe niba umunuko wose gutaratamira aha hantu rangiza uvuga uri umugore nakubwiye niziba ngera gatora ko gakundane n'impyisi ukundane n'imbeba cyangwa ukundane n'inguni nduzi ko ntaho utandukane ese ubundi uje kuba mu myobo ko ntaho utandukane nazo masikini pumbafu nyangaragata ubu urireba ukabona uri umugore wowe ndaranye ubutumwa none ariko uje wumva akantu kitwa ndaranye ubutumwa umanze ukumve neza ugashira mu burubwo bwonko bwawe uri gutera ndetse SMS wagahindawe kababaro umva nkubwire mukama enda ngutekeshe sigo sengutekesheje enda sengutekesheje ngahishije ariko se ndaranye ubutumwa kumbwira ibyo byose ngiye nkubona ryari imbere kugira umbwire ibyo byose wankura hehe igihe uzaba waramenye kwita ku mugabo ukamenya inshingano neza z'umugore uzongera umbone ariko ndaranye ubutumwa nkubwire mbabara basi nemeye kwikosora nkakora buri kimwe cyose nguteze amatwi umugore mwiza nemeye kwikosora nkakora buri kimwe cyose ariko ngushimisha ndakwinginze mbabare ndakuraho ukarindagira ndakwinginze mbabare mukama mama ntaho nkwangaga ariko se ubundi nagukunda ukaba ndaranye ubutu mana yanjye kuko ibintu byose n'igihe biri kuza biri kugwa ndaranye ubutu Simiyo mbwira Simiyani ni wowe mbwira unziza iki ibi ni ibiki muri gukora koko dusenye mwareka si nk'isazira neza mukamana mwana mama akungo gashaje niko karyoshaga imboga